Mozambique mborola noze mboro si ikintu ndi kurya ubunyobwa turya imboro kuko turya ubunyobwa Simba ayo magambo Abanyarwanda bakunda kweli mu gitondo banyiyama cyagiye banyamye ribu kubera Jack kandi Jack yavuze imboro ariko si wahose kuri live Jack yaraje nyine aratukana kandi atukana nyine muri ayo magambo nyine manini ariko mana yanjye we akoma urumva isi imboro yituba n'igituba nyo amabere n'amabere ate wari iki ko mperuka uri umuntu muzima ibyo bintu utabivuga byagenze gute none se igituba ni iki cyangwa imboro ni iki none katugagenda muharabika ngo aranuka indanuka uwo mukobwa wimye kasuku urakoze cyane sheri bari kumbwira ngo ndi mwiza hello ndimutumwe niratanga ngo nirye isimima nabimubwiye anje ubungubu azansaba ejo bundi ananga du uzansaba umwe inka zingahe se urabona nagukwa inka zingahe urabona nanabaye n'umukobwa mwiza nipfutse nigize umugore mwiza umugore ukwiye umugabo uri kubona ko nsa neza sibyo ngo kurebe reba neza ariko nyine ndakonje ariko nyine nawe ese wowe sheri ihita yawe mu nzira akora njyewe yanjye mu nzu yanjye ntabwo I know nanjye hitanje nikora imbeho yanyishe imbeho yakwishe right irakora ariko ntikora neza mbese imbeho yanyishe urambona ibitambaro n'imipira n'ibiki imbeho inzara ibintu byose oya nta inzara niwe ndetse kereka niba ari wenyine yishe njye nta nzara yanyishe sheri wanjye uretse imbeho yonyine aho inzara ntayo pe nawuze n'amavuta yo kwisiga debeni nase kutambaye dumbari we utambaye navuye koga nyine kutambaye ndaza kwambara usari ubusa murimo murareba si mwe murimo murareba igituza kandi igituza ari ntabidanje ngo ari tubona imoko ko yandi moko kavukire shwe ntabidanje ariko iyanjye igaragaye bayumva bahita batubaninga byihuse cyane cyane wowe moko yawe ntabwo no kugara ariko se wamugane none se bamenya gute imoko bamenya gute imoko yantuza y'umugabo n'iy'umugore barebe sinzi igituza uko kingana igituza rega babiri ibituza birarutana none se nk'akasuku uko nabonye afite ibere ngareba nanjye nibyo nibaza ngira nk'ari bareba no mu isura barebye nk'agasuku barabanza bakareba no mu isura bakabona ko ari ifesi y'umugabo nk'ubu ni maki bakabona ko ari face iri masculine face nese nk'ubu ngubu isura yanjye iri masculine nsa n'agakora ngo gitare cyo mahanga nese ushaka gupasinga nk'umugore se yeah I'm just saying yeah your face is a manly face. Your face is the face y'umugabo nyine. Face reka Instagram nayo niba ari Instagram niba ari WhatsApp niba ari biki ariko nanjye rerabere rya gasuku nanjye ndareba nkabona n'ibere ry'umugore wonsa pe. Mise rerabere ko mbona n'ibere ni nk'irya mama. Siko ringana nk'irya mama unyisha abana 9. Ukuri kw'Imana rerabere rya gasuku mbona ari nk'irya mama neza unyisha abana 9.
ejo bundi Kasuku yari hano arimo arakuvuga. oya reka tuvuge ibintu dusubira ibindi nibyo nabyo ngiye gutangirira kugira ngo mushinure wowe ujyeho n'agasuku muvuge nurangiza muvuge muvuge abayisimbi bamwe na bamwe murangiza mugere ngo indaya ngo ni isimbi ndabarinde gashira kanya ko indaya njyewe ni indaya njyewe narakugurishije njyewe narakugurishije nigeze guhereza ku kiro wabikuye he se ko mazi kutabibonye? njyewe ari igihe njya kuri Instagram no sorry kuri YouTube noneho nkabona njyewe mbonye ifoto yanjye ikiboro cyose uzi ko ari ikiboro nakurikiye ikiboro hafi cy'isaha yose kugira ngo numve ikintu mwavuze kuri njyewe nabonye ifoto yanjye gusa indaya ngo ni isimbi Norine cyakora agasuka ati oya isimbi Norine ntabwo ari indaya isimbi Norine agakina ngo arakina ngo filime ngo n'ibiki but we wagise indaya narakugurishije nigeze njya kugurisha. Uzi impamvu nakwise indaya? Nuko umunsi umwe wigeze kubivuga ngo nk'ubu umuntu ukina ngo mu Kinyarwanda babyita gute? Umukinnyi wa porono niko mwanyita ngo umukinnyi wa porono ngo pornography porono urangitse indaya narakugurishije dumba ari we ngo ni irihe zina banyita Abanyarwanda? Abanyarwanda banyita iki? Ni ngaho Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi mwandika ndiki ubwo munyita iki? Mwandike muri comment. Nibandike muri comment turebye bari kunyita ndiki. Niba isimbi Norine ari indaya mushyiremo isimbi Norine indaya. Urebe niba narakubeshye. Turebe ngo turebe iki? I gotta jump on this as well. Ni muporono undi ushaka porono isimbi DM. Ase uyu wa DM ushaka porono isimbi urangurishiriza business we kumama ko nge na dufatanyije akazi. Ariko no reka ro kubwire dumba hari Abanyarwanda basigaye bariharaje kungurishiriza business urumva bagafata utuvideo twanjye tw'amasegonda 3-5 mba nashyize kuri Twitter bakirwa bascaminga abantu reka ro kubwire Abanyarwandakazi business yanjye ngurishiriza ahantu hamwe okay reka mbahereze akaboroka reka mbahereze akantu like akantu kamwe no kuvuga ngo ariko wayibonye ko uri indaya. Oya buretse gato iburabwo turabigiraho mu kanya buretse gatoya ntumarabike buretse gato turabigiraho mu kanya ibintu by'Abanyarwanda bashatse kwigira basikama bashaka kungurishiriza business yanjye bashaka kuyigurisha abantu reka mbabwire ngewe ibintu nkora ntago mbihisha ndi munyakazi mwenyewe na mwenyeji ahantu ipeji yose uzageraho itarimo link yanjye iriho link yanjye ya OnlyFans uzamenye ko ari scam ariko peji yose nk'iyi ngiyi iriho amazina atandukanye bla 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 nta peji ngira iya isimbi Norine nta bya simbi Norine nta bya isimbi Yvonne nta biki ni Lexi Love ahantu hose uzagera ugasanga hatariho link yanjye iriho OnlyFans uzamenye ko atari njyewe and then Abanyarwanda mugenda mukajya kungurishiriza business zanjye mujya kugurisha kuri za WhatsApp n'ibiki reka mbabwire nzabajyana kuri RIB muri kunyiba nawe ubundi by'uburaya reka tubivuge dusubire ibindi uburaya ni biki wowe ujya kunyita uranyita indana narakugurishije reka dusubire mu byo tujye tuvuge ibintu dusubire ibindi uranyita indana narakugurishije banzu ndatura uruhara oya wari umusaza Zeheriti umeze n'uruhara ngaho
harya du harya gushaka du uzanshaka unshobore sho uzanshobora ese wowe uracyakangwa n'ibintu ngo sinzi bingana binini n'ibitoya se biracyabukanga nshaka kubaka twakubaka se twakubaka tukabyara abana bangahe batatu abana ariko bumufirizo batebuka kugira ngo usubire mu buraya bwa oya ni no gutebuka cyane umwaka buri mwaka agira umwaka undarimo ugasubira ukagenda ugashaka amafaranga ni ugusubizaho mu myaka nk'irindwi tukaba turarangije ubundi nkahita nsubira mu kazi ntabwo ari imikino ariko n'ubundi ariko ngende serious ni ukuri kw'Imana uriya rero niko nyine nshaka ibintu byanjye nshaka tuzashaka umugabo ikibazo rero reka nkubwire ikibazo cy'abagabo b'abirabura abagabo b'abirabura bari komplike mu mutwe njye nkunda abagabo b'abirabura ariko bizarangira swishinze nkajya kuri sayidi y'abazungu kubera ko abazungu bumva ubuzima nk'ubu umuzungu kano kanya ashobora kuza akaza agasanga afite imyaka yanjye ingahe 30 nakoze ubwo buraya bwanjye umva mfite nka body count y'abagabo nk'igihumbi sibyo akaza akavuga ati okay ushaka iki nkambwa ati ngiye ndashaka kubaka ndashaka abana 4 ndashaka urugo ndashaka ibintu uko birangira mfite imyaka kuko n'ubundi ngewe nteganya ko byibuze ningira imyaka 35 ntarabyara I'm gonna freeze my eggs you know freezing eggs right sinzi ko nabiga mu Kinyarwanda nyine gufri hey kavukire ibyara muri freezer bakwita gukona uzikona ariko mu Munyarwanda askwere ngo no gukona uzikona okay sibyo akaza akavuga ati urabona rero ndumva tubarize ese uko utari kureba ibibazo by'abanyarwanda afite ibibazo byinshi ushaka gukora IFV se njyewe nabuze urubyaro that's not IFV that's not ngo ari mwana ngo nshaka gukora ngo IVF. No, it's not IVF. No. It's called egg freezing. You freeze your eggs when you don't wanna. Let's say if you don't. Niba udashaka kubyara kano kanya, niba ufite imyaka 30, nyine wumva udashaka kubyara wenda mu gihe cy'imyaka 10 iri imbere, ufreezinga amagi yawe. Ubundi igi ry'umugore n'intanga z'umugabo birahura bigakora umwana. Hello, ntabwo mwese biology. Niko se njye utarangije n'ishuri imbarusha biology. Yego gitare cy'amahanga Abanyarwanda. Igi ry'umugore n'intanga z'umugabo birahura bigakora umwana. Okay? Ntabwo intanga z'umugabo ntabwo zijya zisaza. Amagi y'umugore agera agasasa. Akaba atakira umwana. Akaba atakura n'intanga z'umugabo ngo bikora umwana. Abi muri kubyumva. So iyo ukiri muto ukiri muri za 30 umuntu arambwira ngo duma ngo 2 burgers are not good ndimo ndajya bwa bukizi burgers ni buto uri kurya iki McDonald ayiwe shawo cyane umugore pe simboze guteka Shasha mfite hano kawunga, mfite akabanga, mfite ibishyimbo muri firigo. Nukuri pe. Simbi Ndahita gusongera nk'ubugari, nkahita gusongera nk'umutsima, nkahita gushyiraho n'igishyimbo, nkahita ngukaranya n'ishyimbo. Nakubonye urimo uratekera brother wawe. Tere nyenda teka ntumenyere.
ndekuta gusongera ubugari ngahita gushyiraho ikintu. I even like the vlog. Like that was a very great vlog. Like her brother could not put a come on. Anyways, forget about that one. Wait, So somebody muri beef. my brother, no, we are fine. We are no, I'm fine with it. No, we're not. We are. I'm talking about something. Yeah, I don't have issues with my brothers at all. With my brother or my brothers, because I have so many brothers. Anyways, so I was talking about IVF. No, it's not IVF. Go freezing eggs. Ni igihe umugore aba ari mu gihe, of course, mu gihe uri mu myaka ya 30-20 mu gihe nyine ukiri fatter or whatever, mu gihe nyine ukishobora kuba wasama, ugafata ayo magi yawe ukaya freezinga. Abantu mwize biology murabizi, nimumenyere, nimumaze n'amagambo menshi cyane. Anyways, I'm not a fucking scientist, but njyewe okay, narimo ndavuga kuvuga ngo ndarekanye, like twe twubaka ibintu byo kubaka, no sheri njye kubaka, as in wabonye ko muri Kigali abana bose bari mu kigero cyanjye benshi bose bashatse abagabo, ubukwe nsigaye mbona muri Kigali kuri Instagram usigaye ntera trauma. Ubukwe buri munsi ngo twagiye kwipima amakanzu, ngo ubukwe bwabaye, ngo bamuproposinze, ngo ibiki n'ibiki, ngararere Simba uzakenera ko dukora ubukwe bw'amafaranga menshi. Shange reka nkubwire, ari ukuvuga ngo ngiye kwemeza abanyakigali cyangwa ngiye kwemeza abanyarwanda. Peri, umugabo wavuga ngo agiye kunkorera ubukwe, Kigali yose umutima udahagaze ntabwo byakunda. Njyewe ni ibintu bibiri shirange, ntabwo ngiye kubeshya, ni ibintu bibiri. Either nta bukwe, nta makwe, nta biki, dufitanye umubano, turumvikanye ko tugiye kubaka urugo, cyangwa se tugiye gushowinga off. If it's about showing off, I have to show off and on and off and on and off. Njyewe ubukwe bwanjye bwo gushowinga off muri Kigali, mu Rwanda rwa Kagame, umushyize ku ruhande. Naho ubukwe bwo kubaka, cyangwa ubukwe bwo kubaka, njyewe I don't see the need of doing a wedding. Aruvuga ngo ngiye kubaka urugo, uvuga ngo, you understand? Ariko ibyo byaba n'umugabo w'umwirabura. Ibyo bukwe byo kubaka byo kuvuga ngo ndi sunabisobanura gutera, ndi nk'ahantu ho kuvuga ngo uri gukora urugo, ngiye kubaka urugo, ndashaka kubaka urugo, like okay, ngiye kubaka urugo, uyu ni umugabo nshatse, tugiye kubana n'abana. Ndavuga ngo kubana mu byiza no mu bibi, nagavuga ngo ni ibintu muvuga ngo mugiye ngo padiri. Nge nabundi I don't really believe in religion anymore, so I will not go. Ntago nzayina imbere ya padiri cyangwa pasiteri cyangwa undi muntu wese uvuga ngo ngiye ngo kubaka, ngo ngiye kurahira ngo nzabana n'umugabo wanjye ngo mu bibi no mu byiza imbere y'undi muntu, kugira ngo ari utubera umuhamya. Oya, either jewe nawe turabyumvikanye cyangwa ntabwo tubyumvikanyeho. Excuse me. Ibyo ngibyo byonyine byaba hagati yanjye n'umugabo w'umwirabura w'umunyafurika duhuje culture. Dumba dore umusaza, urashaka kumfatirana nawe, uri umusaza. ntabwo nasaza cyane sheri. Nsha wagize n'uruhara sheri, warashaje cyane. Bane za corona. None se
wowe na nyiramabere wacu mujya kwifata mukanyita indaya ko numva ngo arazigura i Kigali zikamwanga ubwo ngubwo njyewe nari nabaye indaya iva hirya hehera. oya ntabwo agura. Hari umukobwa witwa Miki yasabye none Kasuku agenda muharabika ngo aranuka. Indanuka uwo mukobwa wimye Kasuku. urakoze cyane sheri bari kumbwira ngo ndi mwiza. Hello nimutume niratanga ngo nirye. Isimima nabimubwiye. Bwa mbere umvugisha iminota ntarakubwira kuri mwiza. You're beautiful. Thank you baby, thank you so much. Abantu bose bagomba kumenya ko uri mwiza kandi uri mwiza cyane. There go. I'm good. Erega Isimbi ninjye uzawukura mu Buraya. Sheri buraya burimo amafaranga ntumenyere. Buraya rero akamubwira. Banye mugabanye twabyumvikanaho ko nzajya tuzashaka umuntu tujya kwiba da. Buraya burimo amafaranga bora. Ibyo I agree. Amafaranga. Kubiba twagenda tukazajya tubiba tukabagambanira ariko ariko kaba mu Buraya. You cannot be my mom, you cannot be the mother of my kids. Ariko I cannot be mother of your kids. Who says I want to be a mother? Who says I want to be a mother? Who told you I want to be a mother? Definitely nkurongora you will be. Kogeta mfite agapira ka burundu. Numbi Isimbi naguheba. Shasheri wapi sha ibintu byo kubyara kano kanya sha mu buzima kubyara ndabitinya. Nramvuga ati wena ninshikira muri 30s ntara setoringa nza freezinga eggs kugira ngo wenda ninshaka kubyara ko penda shaka kubyara ndashaka abana like ndashaka abana bane at least. Twari twarumbi ugomba kubyara njye nawe. Ase ubu twabyara abana basabati. Ndeba unyitse kavukire shwe. abo ni mugufi. Wowe kagufi ariko ni wapasinze nose wapasinze miss ariko cyabarebera muri za apartment. Akabanyarwanda baraneka ngo sura cyabarebera muri za apartment niko se mujya muneka nahomba ego yetarisama uzika yareka ngusese ndumva. Njyewe Isimbi ntega moto ngenda guhahira mu isoko bisanzwe nkajya gucikanywa ku nyanya no ku bitunguru no ku ntoryi. Ese mu isoko yugeze abantu barakumenya? Bamwe namwe baramenye. Uzubaro njya guhahira wenda nko mu isoko rya Kimironko. Rwose isoko rya Kimironko cyase nkajya mu isoko rya Nyarugenge yara mu mujyi ariko umva no ndagenda naba ni nko kuri ubundi njye ntega moto bisanzwe nyarwo njya ni stress mu buzima busanzwe. Ntega moto nambaye nk'ikanzu yarangiza ikazamuka nicaye kuri moto. Abamotari benshi hari bararangara bamwe hari babagiye kubagonga. Uzi ko hari umumotari igikamyo cyagiye kugonga ariko yarangaye kandi atwaye umugenzi. Ngo amafaranga ya Prono nta kintu azakumarira nayo umuvumo. None se wayikorera azakumarira iki nshuti? Niko usa nk'umusonsase reba uruhu rwanjye reba ukuntu uri kuyaga niko se. Urabona nishwe n'inzara ntacyo urimo uramubaza ati urabona ntacyo aramarira. Oya niko se urabona ntacyo aramarira. Ni ukuvuga ko Abanyarwanda sheri Abanyarwanda I think turacyafite hasi cyane. Ni ukuvuga ko niba kamusobanurira ibyo ushatse kuvuga ashobora kuba atabimenye. Aravuga ati amafaranga
ya prono nta kintu azakumarira urumva ushaka ubireke noneho ukaba wicaye kuri internet wiguriye data ku mafaranga ya prono ukaba wisize amavuta ku mafaranga ya prono ukaba wicaye mu nzu hejuru hariho amabati cyangwa nta mabati ariho ahubwo hariho ibirahuri ni gute ndibubirebeshe ngo birebe hejuru reba birani ndabona ari ikirahure turi kureba hejuru ni ikirahure parafo hano ni ibirahure sheri parafo ziri hano ni ibirahure ndetse gatoya parafo ni ibirahure inzara zawe zirakoze wapi zarashaje wabwa n'amafaranga ya prorora azakumarira inzara ntabwo zikoze inzara njya gukorera imisatsi n'inzara njya kubikorera Paris niho hari abirabura bankorera imisatsi n'inzara Dawudi ngo umusatsi n'inzara ubikorera he sheri Paris niho hari abirabura ahantu ndi nta birabura bahari bakora ibintu by'abirabura iyo cagusuka ndi muri Europe njya Paris ariko y'Abakamerune y'Abamali y'aba Burkina Faso amafaranga ya prono yabuze nuza wifi oya wifi izana n'inzu haro dufite wifi izana n'inzu nese kutari wifi zo muri Europe nuko zimeze uracyari muri Romania ndacyari muri Romania so tuba dufite ndabona muri Romania wasetse cyane menya harimo hariya akantu yanga ndi kudiringa n'abamafiya ntumenyere urumva ariko mba naje kureba boyfriend ego gitari cyamara no hano kwakonje ndagaswa imbombo ndi kugira ngo dusohoke hanze turebe ikibazo hano harakonje ariko imbeho ya hano ntago ari imbeho imeze nk'iyo muri Canada nta snow ya hano nta snow ubundi bihari abari akabeho karaho gaciriritse temperature bari muri kangahe iyo ushizemo like temperature bari muri kangahe katuvuge katurebe the temperature let me see sembo bunini mwana it's -5 ninde waruguhamagaye ko mfuha kubi wapi nari ndi kujya kureba ndi kujya kureba what do you call it temperature yeah ariko urabona like nshobora no guhagarara hanze so it's not that cold it's okay wambaye umupira right yeah nambaye jumper ntago ari like kuko hano hantu abantu banywa itabi ryinshi people here smoke a lot so abantu benshi noneho reka nkubwire urabona hari reka ngusetse urabona hariya hakurya muri ariya ma apartment ari hakurya hariya haba umugabo n'umwana w'umuhungu niba bafite umugore simbizi uwo mwana w'umuhungu ajya ahagarara mu idirishya sibyo kakaza kakikinisha bakaze mu gikoni ndi guteka ni ukuri kw'Imana bakaze mu gikoni ndi guteka kuko mba nambaye kavukire
Swag. najya kubona nkabara akana k'agahungu kari yicaye mu idirishya karimo karikinira. Ni ukuri kw'Imana narumiwe. wese muri muratwika Nabuze uko mbigira, narumiwe. Ndakareba nkaseka. Nose nabigira buke. we muratwika genda ga Wapi ntabwo sheri ni ukuri sinkweretse se yose nzaguhamagara ariko mama se ubirebe. uratwika ngo akana agahungu k'imyaka ni agahungu ndaka teenager kakaguma kakureba kakikurikiranura kandeba kaguma kicaye mbona ntazi ibintu karimo ukuntu. I'm like what the fuck. No, ntabwo ni ukuri barabyo gutwika biri mwaho. Ni ukuri kw'Imana like what are you talking about? Nabyo gutwika biri mwaho ngo like ako nyine ni kure it's like kind of fun no? bari opposite. So barandira iyo ndi mu gikoni ndi guteka. So like iyo ndi mu gikoni ndi guteka like igikoni cyanjye kiri nka hano. So nuvuga ngo like iyo mfunguye idirishya ndi guteka like they can see me. Do you understand? So I can see them as well. Like I can see abantu baba mu apartment yo hakurya like like ariko kugira abazungu ikintu cy'abazungu namaze kuminotisinga ni iki ngiki. They will stare. Barakureba pe barakureba ariko ntabwo bafite. Most of them don't have the courage to come and talk to you. Like sinzi impamvu sinzi batekereza ko wenda ntabwo uri ubikirize. Ntabwo ari nk'abirabura. Abirabura kaje kakagutamo ibikeri waga sheri baba bafite amafaranga usuka ko badafite amafaranga. But sinzi like there's a okay njye mbibona nkaho there's a level of respect cyangwa se there's a level of like hesitation kuko bari barimo kuvuga nkako kaboro ko deja buriya waragahaye nyine kari mu idirisha erega buri wagahaye noneho kaje kakakwegera kagahita kakubwira sister ubu ndagutamo $1,000 live reka ibintu byo mu idirisha. Arakana shiri nakana nese bwo birakureba sa amafaranga n'urinda ya n'ubundi wanje sheri uburabwanye ntago ngurisha ku bana sheri naga abana nge naga wapi. Iyo ni that's child abuse. You don't sell to children. Children are off. uzagumugahera ubuntu mu idirisha. Nalete sheri nagugahera ubuntu sheri mba nambaye ariko mba nambaye ibintu bw'ubukabutura. So karabireba ngira ngahari sheri ninjye mwirabura wenyine ngira ngo uba muri complex. Ni wowe mwirabura gusa. Wangije akana ngira ngo ninjye mwirabura wenyine bahanga. Wangije akana kabandi sha wa mwirabura we. Impamvu bande bagucu ni nkari nje like noneho ndibaza mwose ninjye mwirabura wenyine uri muri iyi city kuko ntabwo ndi muri capital, ntabwo ndi muri Bucharest. Ndi muri city nyine iri kuru ntabwo iri nyine iri it's a small city. So I understand ariko nanone hari amashuri menshi hari ama university menshi gama abirabura. So I see so many Nigerian guys who do deliveries and they are students. Ese aba Nigeria nabo barahara. Hari aba Nigeria batari. Ese ubwo uri muri kurya ukibuka uko bajya bagu. Rero reka mbabwira mwa Abanyarwanda ni muzana kunduka ndaba boroka nanjye umva reka bahita reka mbabwira Umunyarwanda uzaseza ko zakuka simusubiza abantu baburokera iki ko n'ubundi ari ibintu bya Umunyarwanda uzaseza ko zakuka simusubiza kereka niba ncururi nzagusubiza ku mama kumva wewe na ngo yanjye ngo
ese reka nkubaze oya ni mpamvu ngo ukundi kurya ngo ukuntu bajya bantambika imboro ndayimira sinyimira ndayimira nkayimiragura ahubwo sembe ibyo bigambo uvuga ngo bantambika imboro nose imboro si ikintu ndi kurya ubunyobwa turya imboro kuko turya ubunyobwa simba ayo magambo abanyarwanda bakunda kweri mu gitondo banyiyama cyagiye banyamye ribu kubera Jack kandi Jack yavuze imboro ariko si wahose kuri live Jack yaraje nyine aratukana kandi atukana nyine muri ayo magambo nyine manini ariko mana yanjye we akoma kerega ibyo bintu ngiye nabivuyemo ngiye ibintu byo gutuka amagambo manini kuvuga ibintu biri heve imboro gituba n'igituba niyo niyo yego urumva isi imboro gituba n'igituba niyo niyo amabere n'amabere ate wari iki ko mpera ukuri umuntu muzima ibyo bintu utabivuga byagenze gute ese gituba ni iki cyangwa imboro ni iki tubivuga mu cyongereza se basi kugira ngo bibe bisirimu agapipi there is a way you condense it agapipi k'abahungu agapipi k'abakobwa thank you so much iyubahe nk'ibyo ngibyo uhita ubikwepa ugahita uvuga mu cyongereza ukavuga balls yego ndetse icyongereza uhita uvuga balls mu cyongereza nuza arakivugaga inde musinga umwami sorry musinga avuga icyongereza wowe uvuga ibya musinga yavugaga rero yavuga amabye ni amabye filime ni ikinyarwanda testicles ni amabya ni amabya ngo ni amapine ni amapine niko nise muri ntuzo ariko imboro z'abazungu zari ntabwo isimba ari kugaragara erega internet ya isimba menya bayikoresha ari nk'abantu 500 iyanjye ntabwo iri kugaragara wowe urimo urireba neza ndeka ntabwo uri kumbona neza like your body like urimo isimba wanebeye 5k urabona isimba ari umuntu wakuremera 5k uri kumbona gusa neza no did you wakuyeho wifi it's gonna get better uretse gatoya urumva ahubwo ni wowe wisuba brother ahubwo njyewe njyewe se ko mfite internet iri hejuru cyane ni kimwe ya perezida w'Uburundi ni nk'imwe mu internet yawe ni nk'imwe ya perezida w'Uburundi perezida w'Uburundi akunda ibihaza n'ibijumba n'inkwavu nibwo yakubwiye tuko nabonye avuga se birashaka urukwavu ararurya Balesto Kabauras isimba mbwira ngende iserire ngenda gushaka isimba love you ndagukunda ndagushaka ndabizi ko ngubu ndabizi ko ubu ngubu nyine usanga nyine
warangije kurya abantu benshi ariko urabizi uri umugabo uzana urukundo ntabwo biba bikorana ugupfa kuba nijoro turyama ukavuga ukaryoherwa to some extent biha duka muri cyo turyama nkaryoherwa ukaryoherwa nese ni wayo ega isimbi at the end of the day aho aboro hava n'umutwe w'umwana man rero nimukazajye ntukazajye unkangisha izo prono zawe oya ariko abigoro ntabwo ari ibintu kiri imbere cyane buriya rero cyane oya ari ukuntu wowe ushobora kujya ari ukavuga ngo njyewe ngo have met so many sinzi ibiki ngo have met whatever urumva ukankanga kandi deja twaragiye njyewe nakubwiye ngo njyewe ngiye kubaka abagabo birabura nyine ntabwo bishoboka noneho ngo twese ntabwo turimo turagaragara shuri mwese ntabwo mugaragara what the fuck what's going on really njye nari kuri wifi noneho nyikuyeho byose kwanze ko phone dumba mulefenza shira ntabwo turi kugaragara n'ubu ntabwo turi kugaragara kandi mutubwire ntabwo turi kugaragara n'ubu niba turere ku entertaining twita twigira kuri TikTok twigire kuri ese we ugira TikTok ngera ngo njya muri ibintu bya TikTok mfite TikTok mfite nka like 10,000 followers but wowe asajye twigendera TikTok dusuturutse abantu bo kuri TikTok atari tujye dukora TikTok ibya Instagram ndabona byarapfuye ntabwo byapfuye kutubona mutubwire ko muri kutubona cyangwa mutari kutubona turebe Instagram